Hano ni kuri channel Ubugingo Buhoraho TV. Hano tugiye kubagezaho ijambo ry'Imana, ariko tugiye kubanza twifashishe indirimbo ijana na 32 yavuga ngo Yesu nkomereze ku musaraba wawe. Near the cross. Yesu nkomereze ku musaraba wawe, hari so kwibeshaho itembi Karuvari. Umusaraba wa Yesu nzawirata, kugeza ubwo nzabona uburuhukiro. Hafi y'umusaraba mabonera iteka, imbabazi n'impuhwe bitarondoreka. Umusaraba wa Yesu nzawirata, kugeza ubwo nzabona uburuhukiro. Hafi y'umusaraba intama y'Imana niyo, kugeza ubwo nzabona uburuhukiro. Hafi y'umusaraba niho negereje, niringiye kugera mu bwami bw'Imana. Umusaraba wa Yesu nzawirata, kugeza ubwo nzabona uburuhukiro. Tutangire dusenga. Yesu ashimwe. Turashimye uteka mwami Imana, tushimbaza n'ubuntu bwawe byabanye natwe. N'Imana ko tuje Imana kandi turi mu bwoko bazimeze ndawe icubahiro. Uwiteka twicishe bugufi, tuzanye umutima umenetse kugira ngo twibesherezeho. Mana, tugiye kuvuga ubutumwa bw'ijambo ryawe, kugira ngo ubwo butumwa buzagere ku bantu benshi, kandi Mana buzagira umumaro. Zuri ndawe icubahiro. Uwiteka twiseye mu biganza byawe, nuko yawe twibesherezeho, tunde gucika intege, kandi ubutumwa buzafasha abantu benshi mu izina rya Yesu. Uyu munsi, uyu mwanya rero tugiye kuganira ku ijambo riboneka mu kwitegura akaga gaheruka, page 27 igice cya 9. Avuga ngo igihe cy'umubabaro. Igihe cy'umubabaro mwinshi. Hano tubibutse, hano tukurikirana Ubugingo Buhoraho, tubibutse ko tubasaba ko mwakora subscribe, share, comment ndetse na like. Ibyo byose biradufasha kugira ngo dukomeze tugize ubutumwa hirya no hino dufatanyije. Hano rero tugiye kuganira ku gihe cy'umubabaro. Hano bavuze mu ncamake, bavuze ngo irangira ry'igihe cy'imbabazi. Abamarayika 4 barekura imiyaga. Ubusesenguro bw'igihe cy'umubabaro. Igihe cy'umubabaro wa Yakobo. Bavuga ishavu. Bavuga ngo ni kuki umubabaro uzemerwa? Ubwoko bw'Imana bunyura mu gihe cy'umubabaro. Benshi bazasinzira mbere. Nta kamaro bimaze guteganyiriza ibintu. Ubuhungiro bwateguwe n'Imana. Niyo ncamake tugiye kuvugaho. Incamake ngo ntabwo uburebure bw'igihe cy'umubabaro buzwi, ariko ni iby'ukuri ko kizaba kigufi. Icyo gihe kizatangira n'iteka ryo mu byahishuwe 22:11. Itangazo ry'ijuru rizashirira iherezo ku gihe cy'imbabazi, ni ukuvuga mu gihe bizaba bitagishoboka ko umuntu akizwa, kandi kizakomeza kugeza Yesu agarutse. Mwene data, katubibutse ko iki gihe turimo ubu ngubu turacyari mu gihe cy'imbabazi. Umuntu arakenerwa kwihana, ari mu irembo, turi mu irembo rifungwa n'irembo ryaguye. Umuntu ari guhitamo inzira ashaka.
abantu bavuga ngo byose ni ugusenga, ariko ibyo byose ntabwo tubyemera. Twemera ko umuntu agomba kugendera mu kuri. Imana si yo kuri kumwe, ariko habayeho umubyeyi baravuze ngo ikiyoka cyakira uruzi ngo rutembane uwo mugore. Ubwo shaka kugira ngo kigende, umugore kibonye atwite cyangwa kumurya atwite, ndeka amanze yatwita yabyara yita kibye umwana ikirama kumurya nayo kimurye. Kandi uwo mugore bivuga ngo itorero ryari kuramukora n'ibise rero nabizi ko yarimo Yesu Kristo ubwo yarihebye avuga ati ubu ngubu ngiye kuza kurangiza imirimo yo kwisi. Haleluya. Ariko ubwo yari kwirangiza ati ngiye gucungura ubwoko bwanje. Ariko bakimara kubivuga rero ubwoko bw'Imana ntabwo bari kubavana kuri isi gusa gucyo gusa ngo bagende baje mu ijuru. Kandi Satani nawe yaravuze ko adashaka ko azagira umuntu n'umwe uzakira yicaye kuri isi n'abamarayika be. Ubwo nawe ari kuvuga ati kuko abantu Yesu azazanwa abantu kandi n'ababyeyi bashyize mu byaha. Yesu yitse ababyeyi bacu ba mbere batwokoze icyaha, yewe icyaha kitugeza kure. Icyari abantu bapfa barwana bibana babeshyirana. Satani ubwo avuga ari kubivura ati abantu benshi nabanje, abo bose nabanje. None yagiye kumva ngo hari abantu benshi bagiye kujya mu ijuru. Ibyamuteye agahinda cyane. Ngo Daniyeli 11:1 havuga iby'igihe cy'umubabaro muri aya magambo. Muri icyo gihe Mikayeli wamutwaye ukomeye azahaguruka, ni ukuvuga Kristo. Yesu azaba yarangije umurimo we ugutakamba, yambaye imyenda y'ubutambyi asohoke mu buturo bwera, maze yambare ikanzu ye y'ubwami. Ubuhanuzi bwinshi bwa Bibiliya buzaba bwarasohoye. Ivugabutumwa rizaba ryarangiye, ishungura no gushyirwaho ikimenyetso bizaba byarabaye, kandi imvura y'itumba izaba yarasutswe. Nabaye gukora icyo bita ivumburamatsiko. Navuze mu bihe biheruka kandi ibihe bizaba n'ubuhanuzi uko bubivuga. Yaba Bibiliya irabivuga, yaba Ibyahishuriwe mu gice cya 13 turabivuga kandi nkazabaho, yaba Daniyeli arabivuga, yaba abahanuzi benshi barabivuze, bahise barabivuze ko azaba akarengane. Ariko aka karengane ndakababwiye kazaba ku bwoko bw'Imana. Ubwo rero abantu benshi bagomba gutangira kwiyeza mu mitima yabo. Ushobora kumbaza ati ese buriya kumva bikaze ko abantu bazakira gute ko ibyaha bikuba byinshi? Imana ibana n'abantu bayo kandi nubwo bari kugenda ivugana n'abantu bayo ibigize mu bahanuzi bayo no mu ijambo ryayo. Mu gihe cy'umubabaro nibwo ibyago 7 bizasukwa, kizaba ari igihano giteye ubwoba kubanga kwihana, kandi ntikizagera ku bana b'Imana. Abamarayika 4 bo mu Byahishuriwe 7 bazaba barekuye imiyaga y'intambara, barekere urubuga imbaraga z'ibyaremwe hamwe no mu bantu bafite imigambi mibi izashyirwa mu bikorwa. Ibyago bizasukwa bitagabanije n'imbabazi z'Imana, kandi abo ibyo byago bizasukwaho bazaba badafite ibyiza bakesha umwuka wera, kuko azaba yakuwe mu isi. Haleluya. Ntabwo twavuga ngo haleluya kuko hano ni ikibazo. Kuko azaba yakuwe mu isi, maze abamarayika 4 basuke imiyaga. Abamarayika 4 bazasuka imiyaga. Ubwo rero abamarayika 4 bamara gusuka imiyaga yabo, niyo mara kuri kwirekura. Hari ahantu agiye kuribona mbona y'abantu bashaka abamarayika 4. Ubwo ngira amahirwe nzashaka amashusho yayo tuyabereke, bafashe imfuruka enye, umwe mu majyepfo, undi mu majyaruguru, n'Iburasirazuba, undi mu Burengerazuba. Abo bamarayika 4 rero bafashe iyo miyaga. Ubu hari abantu, hari ibintu byinshi bishaka guhungabana, bishaka kurangiza isi kano kanya. Ibya intambara ziri kumva zarangiza isi, bomba atomike zarangiza isi, ibiriya bihugu by'Abarabu buri kuva bamara isi, twese tugahomba. Ibiriya bihugu byo mu majyaruguru biri kuba byarangiza isi.
n'umuntu w'amajyepfo arashobora kuvuga ati nyamara barabazo wabakuraho twe tugasigara twenyine. Ibyo byose barabishaka ariko ntabwo byakunda. Haleluya. Turacyafite imbabazi z'Imana kandi imiyaga ntabwo yarekurwa, kuko iyo miyaga niyo izarangiza isi. Nubwo bakoze za bombe tumeke zatwaye ngo isi zose ntacyo biteze kuzakora. Icyo kora hazagera bakuramo, bazagera bakubita bombe atomike iringaniye wende yikemo abantu. Hari n'abagize bavuga ngo kimwe cya gatatu ngo kirapfa, ngo cyo mu mazi, byo mu mazi, ngo kibyo ngo kibifite ubugingo birapfa, ngo kimwe cya gatatu cy'ibyatsi ngo kirapfa. Ibyo byose bigaragaza abantu bazapfa, kandi intambara ziri kubazo ziri kubigaragaza ko abantu bari kugenda bapfa umusubizo. Ibyorezo biri kuza n'ibindi bigiye kuzaza bizaba byarakozemo abantu. Abantu bazasigara abantu batari benshi cyane, abanyabyaha n'abakiranutsi bake batarenze bavuga ngo ni 140, kuko abandi bazaba barapfuye. Kandi isi izariho abantu amamiliyoni y'abantu benshi bazihana mu gihe cya nyuma, ariko bakongera kwihanira gupfa, kuko bazamenya ukuri bavuge ngo ntabwo twahangara kuguma mu kinyoma. Tuzi ko isi igiye kurangira, reka dupfe twizeye tuzazukarana, tuzazuka Kristo azaba aje gucungura abe. Hano mu gihe cy'umubabaro nibwo ibyago 7 bizasukwa, kizaba ari igihano giteye ubwoba kubanga kwihana, kandi ntikizagera ku bana b'Imana. Abamarika 4 bo mu byashyuwe 7 bazaba barekuye imiyaga y'intambara, barekere urubuga imbaraga z'ibyaremwe hamwe no mu bantu bafite imigambi mibi izashyirwa mu bikorwa. Ibyago bizasukwa bitagabanijwe n'imbaraga z'Imana, kandi abo ibyo byago bizasukwaho bazaba badafite ibyiza bakesha umwuka wera, kuko azaba yakuwe mu isi. Aba bantu rero bazasukwaho ibyago 7 n'abandi bazaba baravuze ngo twemeye, ntabwo twashobora akarengane, twebwe nta kibazo dufite. Iyo myizerere ntabwo tuyikeneye, ntabwo dukeneye umwuka wera, ntabwo dukeneye kuzajya mu ijuru. Abo nibo bazasukwaho ibyago 7 by'umujinya w'Imana. Imana izabiba iri kubitura ibibazo baragambana abantu b'Imana, abandi barabishe, bari kugira ngo bisi bayigire imwe, bashyire mu kwizera kuringaniye. Hari ibyo bita ngo ni eliminata, bajya bivuga ngo ni eliminata, ngo abantu bagomba kuva ku marangamutima ya kera bakaza ku bintu bishasha, barangiza bakizera Imana, bakizera Yesu mu buryo buringaniye. Ibyo nibyo abantu bari kwibwira ko ntabwo Imana bishaka. Ishaka ko twizera ko igipimo cyuzuye 100%, kandi navuga ngo tera intambwe imwe ndagutera 99 asigaye. Haleluya. Uyu ni wemera umwami Yesu, maze asigaye ubundi Yesu uterera 99. Hano reka dukomeza. Akarengane kazaba karatangiye mu gihe cy'imbabazi kubwo gushyira mu bikorwa itegeko ry'icyumweru, kazakomera kagere ku bubi bwako uhanitse igihe cy'itangazo ry'itegeko ryo kwica, ariko iryo teka ntirizashyirwa mu bikorwa, kuko Imana izarokora ubwoko bwayo hagati y'ihindagurika riteye ubwoba n'ibyaremwe, hamwe no kugaragara guteye ubwoba k'umujinya w'Imana. Iryo teko bazavuga ngo bagiye kuza guteka abantu bose ku cyumweru, ubose ngo abantu batashaka kuza ku cyumweru babafate babakurubane, abandi babajyane mu magereza, abandi mu barahunze. Ariko ubwo bazaba nubwo bazica benshi, ariko ngo ntabwo bazabamara, ubwo ngibwo ntabwo nta mubumara. Urugamba rw'Iharimagedoni ruzaba hagati y'icyago cya 6 n'icyago cya 7, kandi ruzakwirakwiza ku isi gusubiranamo no kumeneka kw'amaraso guteye ubwoba. Harimagedoni urwangano kw'ikibi n'ikiza. Satani na Kristo bazahangana imbona nkubone. Satani abantu bose ngiye kubica, ngiye kubatera ubwoba, bahakane ko batagomba kuja mu bwami bwawe, bose batwara iminyago. Baba bavuze ngo bazango mbese n'uko bazahagarara imujyana, ati bose ngiye kubagamburuza, kuba buri mujyana none tubwiwe ko bazaba bagihumeka. Haleluya.
nta umuntu uzabica kandi ngo numara ikigiranye bararenze n'abantu benshi ariko bavuze ko tugiranye bagabanyije mu miryango 10 ya Israel ariko bivuze ngo abo nabo miryango 10 ya Israel nubwo batataniye mu moko yose ariko n'abandi bataraba mu miryango 10 ya Israel bari mu miryango n'abiri impamvu bavuze ikigereranye abo bantu Uwiteka arabara nubwo tuzi ko abase basigaye imiryango 2 gusa nibo basigaye bagaragara cyangwa 3 ariko abandi batataniye mu mahanga ariko aho bari umubare w'Imana abo bareka bumenya abantu Imana bamenya imiryango 12 muri buri muryango noneho hakiyongeraho n'abandi banyamahanga bo muri imiryango nabo bazaza kubwo n'imihango 1200 babandi bagira ikibazo ngo mbese imiryango n'ibintu bizavaye ngo mbese ngo n'abayahudi gute n'abayahudi ariko biyongiyeho abandi bantu bafite ukwizera gushitse haleluya kandi abo bantu bagendera mu kuri kandi abo bantu bazavuga ubutumwa buheruka kandi abo bantu barategereza kwa Yesu akabasanga ari bazima baba bari muri gereza baba bari mu mavumo kuko ngo Imana izabaha imbaraga niyo bazabase ntabwo bazakunda Imana izaba yabatema imbaraga kugira ngo bavuga ubutumwa kandi umuntu ufite ubutumwa ntabwo yapfa guhungabana ubutumwa bw'Imana hano urugamba rwihari Magdalene ruzaba hagati bamaze kuvuga ngo icyago cya 6 n'icya 7 ariko nubwo abizera bazarindwa ibyago bakagaburirwa no kurindwa no ku buryo butangaje bazanyura mu kigeragezo gikomeye bizaba ngombwa kwihanganira uburibwe bw'umubiri kuko akarengane kazaba kabateye guhunga ahantu hose hatuwe nanone kandi agahinda kazabageraho kuko bazaba bibaza niba ibyago byabo byose babariwe ariko amaherezo amahoro yo mu mutima azasimbura impungenge kuko utazongera kwibuka icyaha na kimwe kiticujijwe mu by'ukuri ibyo byaha bizaba byarahanaguwe mu gihe cy'umubabaro rubanziriza irangira ry'igihe cy'imbabazi hano rero abantu benshi bakunda kuhibaza cyane kibaza bati se hano bizagenda gute ubwo abizera bazaba ibyago bazaba bari guhunga ingo zabo bari guhigwa Imana izabarinda ibashyireho uburinzi bwayo ku buryo abantu benshi bazavuga bati uburinzi bw'Imana ko ubwo budufashije si koko twarakijijwe murabona abantu bazaba bataye ingo n'imitungo yabo igihe bazaba batarya gusonza n'umamenye kurya bizaba ari ikibazo ariko azasonza inzara ishire kandi yumva akomeye nubwo kandi muri umuntu utariye iyo utariye buryo ukaba nta kintu kiri mu nda kandi udashonje isaha ntibivuze ko utarya ntibivuze ko ubonye ibyo utari kumva bakaranze hariya ariko iyo udashonje urihangana ukagenda mpamvu mu bw'Imana tugomba kugenda ngo avuge ngo inzara iranyishe ugenda uri kwandavura na Yesu habaga igihe bagiye urugendo twarugeranye nko kuva kuri basikeli ukagera Nyabugogo aho hantu ukagenda n'amaguru ukavuga saa 9 za nijoro saa 7 za nijoro kugira ngo uzagera Nyabugogo uteranirayo mu giterane mwagerayo Yesu akigisha yagiye n'intumwa ze yakwigisha bagataha abantu nabo barataha impande ya kure barataha mu Bugesera abandi barataha Gitarama abandi barataha Rushaki n'ahandi henshi abandi barataha Kayonza abo bantu bose babaga bakeneye gutaha noneho abishwa bagasonza bakaza gushaka amahoro kuko cyabye byemewe kugira ahantu gucisha kukarirya nanone ubwo nzi ko bitakomeye bitabujwe cyane ucye ukaririra aho ngaho ntuke menshi ntabwo bagufata ubwo bagafata ko ari inzara nta n'ikintu gutwara ubwo nabo baragiye baca amahoro nuko abatambye barabona bigisha reba barabantu ariko abagabo 12 n'abandi bose babaherekeje kujya muri mumwe ugacamo ari amasaka angana kuri kandi no ku isabato si ikibazo kandi mutari isabato Yesu arabwira ati
ati Yesu arabwira ati intama yaguye mu rwobo kuza twayikuramo, ati nabo buriya barashonje, none bari bananiwe pe n'inzara ibagezemo. Yesu arakomeza arihangana, akihangana igihe cyinshi baryaga ari kureba ntarye kandi ntabwo yabaga hafi, akicecekera akigisha akubwira bano abantu banyotewe ijambo ry'Imana, ntavuge ngo arashonje bakaja kurya bamubwira ati se waza ukarya toya mugere mugere nta kibazo, akemera kurya kujya nimugoroba. Niyo mpamvu umuntu w'Imana atagomba gucumuzwa n'inda, kuko biba ari ikibazo kugira ngo umuntu acumuzwe n'inda, biba ari ikibazo gikomeye cyane. Hano rero tugiye kumenya gusoma navuga ngo ariko nubwo abizera bazarindwa, ariko twasoma mu gihe cy'umubabaro ukomeye higobetsemo akandi gahe gato cyane kitwa igihe cy'umubabaro wa Yakobo. Yeremiya 37:7. Noneho tugiye kumenya ko yahuye n'umubabaro ukomeye igihe Yakobo yari mu ishyamba. Ubwo rero ngiye gusoma akantu gatoya kugira ngo witegure kuba dusubitse kino cyigisho. Icyo gihe gitangira n'iteka ryo kwica, hanyuma yuko ibyago bizaba byatangiye gusukwa, kikageza igihe cyo kutabarwa. Uretse abakiriye ihembura rizanwa n'umwuka, kandi bazaba bashyizweho ikimenyetso. Nyanganira tumanzi ngabanye urusaku rw'itelefone. Yego, tugomba kuvuga ngo uretse abakiriye ihembura rizanwa umwuka kandi bakaba bashyizweho ikimenyetso, niho bonyine bashoboye guca muri uwo mugaru badahungabanye, bahagarara bashikamye biteguye gusanganira umwami Yesu mu byishimo bitarondoreka ubwo yari agarutse ubwa kabiri. Igihe cy'ishiraniro ubwo hazaba hatakiriho umuhuza cyangwa kubabarirwa ibyaha, ni igihe uhereye ubu kigomba. Reka tubashimire kuba tumaze kumenya ko hazabaho igihe cy'umubabaro, ariko ngo tugomba kukitegura. N'ubwo icyo gihe tumaze kubona ko hakizaba igihe cy'umubabaro nk'uwa Yakobo, ariko abanyamana bazagicamo nacyo, baze bagikemura bemye ari bazima, maze Yesu bitasanga ari bazima, azura abapfuye b'abakiranutsi nabo bazaba bakiriho bose bamusanganira. Ariko abazaba ari abakiranutsi b'abanyabyaha ahite abakuramo umwuka zigarambere ku isi nk'amase. Reka tube dusubikira nk'aha. Ciao ciao.